Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo, aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Ndashimira abantu bakoze subscribe, abanditse commentaire, abakora kuri like, Uwiteka Imana abaha umugisha utagabanije, kandi namwe abatarayikoraho ni karibu, kandi murarikire abantu kumviriza ubutumwa bwiza buca kuri iyi cano mu buhererekanye. Uwiteka Imana namwe azabaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice byaho 15 n'umurongo waho wa 23. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Haravuga ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu itwiteho kandi turengere. Dusomye ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Samweli yabwiye Sawuli, Imana itugirire neza, ubwo Sawuli yanze kumvira amategeko y'Imana akanyuranya n'ubushake bw'Imana. Uwiteka Imana rero yaje kumuca ku ngoma. Imana itugirire neza. Message iri kuri aya magambo navuga ngo abantu mukunze kunyuranya n'ubushake bw'Imana, waba umutegetsi mu cyiciro runaka, wowe utajya wumvira ijambo ry'Imana, wowe utajya ushaka kumva ijambo ry'Imana, wowe urenganya abakozi b'Imana, wowe utoteza abakozi b'Imana, wowe uri kugenda urenganya ugambanira abantu ndetse bamwe bakicwa, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana agukuye ku ngoma. Waba uri mu mwanya uwo ari wo wose, reka nkubwire ngo wazamuye urutugu wanga kumvira umwuka wera w'Imana, wazamuye urutugu wanga kumvira Imana. Imana itugirire neza cyane. Mbega imbere y'Imana ugaragara nk'umuntu usumba Imana. Imana itugirire neza. Wumva ko amategeko yawe ari hejuru y'Imana, wumva ko abantu bose ari we bakumvira. Ariko reka nkubwire ngo wacecekesheje umwuka wera w'Imana igihe kinini, wacecekesheje abakozi b'Imana, mbega wamariye abantu mu buroko. Imana itugirire neza. Wirirwa utwara raporo za buri munsi urenganya abakozi b'Imana, ariko reka nkubwire ngo abo uri gushyirisha mu rwobo, nawe Uwiteka Imana aje aje kugufatira umwanzuro, kandi aje kuguha igihano gikwiriye n'ibyo uri gukora. Imana itugire neza. Ariko haracyariho imbabazi, haracyariho umwanya wo kwihana. Niwemera ukagarukira Imana, ugasaba Imana imbabazi, ukareka kurenganya ubwoko bw'Imana, ukareka gutoteza abantu biremewe n'Imana, reka nkubwire ngo uracyafite amahirwe. Ariko aya magambo Sawuli yayabwiwe amaze kurakaza Imana cyane, yaranyuranyije n'ubugombe bw'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana. Abasenga mwebwe murabizi, cyangwa abakozi b'Imana murazi yuko umuntu anyuranyije gatoya n'iby'Imana ishaka agirwaho umugayo. Yesu atugirire neza cyane. Ndashaka kubabwira rero muri iri jambo uko umwuka wera w'Imana atuganirije kuri iri jambo. Umuntu w'umugome asa n'umurozi. Imana itugire neza. Ni Bibiliya bivuze, ntabwo ari jyewe. Ntuntere amabuye kuko dusomye ijambo ry'Imana.
ndazi ko abantu mutagishaka kubwizwa ukuri, mushaka ibitangaza, ntabwo mugishaka ubutumwa bwiza bwo kwihana. Ariko reka mbabwire ngo ijambo ry'Imana ntituzarihindura, tuzavuga uko riri, kandi Imana ndazi ko izatugirira neza. Imana yacu ni ishimwe. Rero dusomye amagambo y'Imana avuga ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya igishushanyo feteramu. Imana itugirire neza, Yesu atugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana riburiye abantu mugendane ubugome, mukore ubugome bwa buri munsi, haba muri famiye, haba mu kazi, haba ahantu hose uhurirana n'ikiremwa muntu, ugatoteza umuntu, ukamurenganyiriza ubusa. Reka nkubwire ngo Imana, ni ijambo ry'Imana ryivugiye ngo uwo muntu agereranywa n'umurozi. Imana itugire neza, kuko umurozi cye ni ukwica. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Agaruka ku muntu udakurwa ku ijambo. Wowe uhugurwa warangiza ugakomeza kugamika, wowe Imana yatumyeho ngo ukore ibi n'ibi, wakomeje kuninira Imana, wabaye mudakurwa ku ijambo. Ariko reka nkubwire ngo urasa n'umuntu uramya igishushanyo, naho wihenda ngo urakorera Imana. Yesu adufashe rero tugire koroha mu Mana, kandi tugire gukorera Imana tuyitinya. Tureke gusa n'aba bagome Bibiliya ivuze. Mwene data, urangwe n'imbuto nziza aho uri, aho ukorera, iwawe mu rugo, ahantu hose urangwe n'imbuto z'Umwuka Wera. Yesu adufashe ugerageze guhesha Imana icyubahiro, nayo izakugirira neza. Ku musozi w'iri jambo rero arangije avuga ngo kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Imana itugirire neza. Mwene data, ntimuzatangazwe nuko hari abantu bagiye gukurwa mu myanya yabo, cyangwa se uzajya wumva ngo kanaka yirukanywe, uzajya wumva ngo kanaka ahure n'icyago runaka. Baniniye Umwuka Wera w'Imana, mwaba pasiteri mwe, mwabavuga butumwa mwe, mwabahanuzi mwe, mwabanyamasengesho mwe, mwaniniye Umwuka Wera w'Imana, mwanze ijambo ry'Imana ry'ukuri, mwishakira ibihwanye n'irari ryanyu, muyobora n'igitugu cyanyu. Ariko reka mbabwire ngo amarira yabo mwarenganije yarazamutse, yageze imbere y'Imana. Uwiteka nawe aje kubahorera. Imana rero itugirire neza. Nyamuneka wikebuke, Uwiteka ataragukura ku ngoma. Imana itugire neza, niryo jambo ry'Imana. Imana yarimaye kugira ngo tuganire. Mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana mu izina ryera rya Yesu. Amen.